rero turiho ngo tuburire abantu bareke gukongeza uburakari bw'Imana. Ikindi abantu bandika banyandikira muvuga ariko nkawe iryo terabwoba, bene data je ntawe ndiwe ntacyo ndicyo rwose, ndi igikoresho nditiyo. Muzahura idatumye umuhanuzi, muzahura idatumye umushumba, muzahura idatumye umuvuga butumwa. Yewe nimuhura uzayibwire ngo ndakubonye none ubundi ko runaka namushyinguye na runaka nkamushyingura na sogokuru wanjye akaba atakiriho, aho giye ubu ntabwo nzapfa. Bimwene data natangaye aho sigaye mpamagarwa n'abantu batandukanye mu madini atandukanye y'Abayisilamu bavuga ati mukozi w'Imana twabonye uri umunyamasengesho dusengere. Tubabwira Imana itubwirije iduhase kubivuga mukuri, ntabwo turiho ngo dutere isi ubwoba, ahubwo turiho ngo isi imenye uko ikwiriye kwitwara n'abantu bayituyeho. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba channel ya Gusenga everyday. N'ubundi nk'ibisanzwe aka kanya dufite umuhanuzi, navuga mumaze kumumenya cyane, abantu benshi bagiye bakurikira Gusenga everyday bitewe n'ibijyanye n'ubuhanuzi cyane. Navuga ngo Imana imaze kugira ibintu byinshi imunyuzamo kugira ngo ageze ku bantu, ku bakunzi ba channel ya Gusenga everyday, n'ubundi n'abandi nk'ibisanzwe mu buhanuzi butandukanye mu gihe gitambutse, ndetse n'ubu ngubu bakomeza kugenda ahanura. Aka kanya rero ndagira ngo wenda ntagiye kumuvuga cyane, we araza kwivuga. Njya nkunda kuvuga haba ari abantu benshi bashyashya baje kuri channel ya Gusenga everyday bundi bushya, waje wakoze subscription ejo, kuko nabonye ubu ngubu dufite rate igera mu bantu hagati y'ijana na 200 byibuza uko dushyize ikiganiro biyongera bashyashya. Abo ngabo niyo mpamvu rero ngira ngo nshimire abantu bare ibihumbi 10 numva birenga ibihumbi 10 birenga bamaze gukora subscription cyangwa se sabone. Nongere no gushishikariza abundi ababireba nanone bazajya bageza ubutumwa bwiza ku bandi bantu, kuko nta kintu byatumarira twebwe. Hari ibintu biba hanze hanga byitwa ngo n'ugutwika. Twebwe channel yacu cyane ntago dushaka gutwika, ahubwo tugira ngo ubutumwa bwiza nyine bwamamare ku isi yose. Ibintu abantu bagiye bafata wenda mu madini n'amatorero agiye atandukanye bitari ukuri, Bibiliya bivuga nk'ukuri, ndetse n'ibintu wenda byo mu buhanuzi butandukanye bitari ukuri, tuzana abantu none babibasobanurire by'ukuri. Niyo mpamvu nongeye kuvuga nti uno mugenzi wacu agiye kutwibwira cyane ubu ngubu bazwi ku izina ry'umuhanuzi. Imana ikomeje kuzamurira izina muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero ngira ngo umuntu n'ubundi uzajya abona ikiganiro azajye byibuza nabona hari ikintu atasobanukiwemo ajya muri comment section agire wenda atwandikire, kuko turabibona message zanyu turazibona. Ubutandetse ujya kumva n'ikibazo cyawe twakibajije mu byo twagiye wenda tubaza, kugira ngo yongere gisubize nawe wongere kubireba. Musharinge abantu batandukanye. Internet yo ntago bisaba ngo uratega indege cyangwa nkuko ubutumwa kera bwagendaga butinze. Ikiza nuko wowe wabonye ikiganiro kikagufasha, reka kubyihererana. Iyo nkuru nziza igeze no ku bandi nabo bongere kumva byinshi bagiye bumva bitari byo, bumva ukuri kwabyo. Ni karibu umukozi w'Imana narondoye, ihangane utwibwireho, uratubwira amazina yawe, imyirondoro yawe gatoya kugira ngo abantu bashyashya babimenye, nurangiza dutangire n'ikiganiro. Karibu. Amazina ni Pastor Ivode. Imana ibamugisha, turanezerewe kugaruka hano kandi n'umugisha ukomeye cyane. Ni iby'igiciro cyinshi kuganira n'abera b'Imana ku isi yose, mu bihugu bitandukanye. Mfata umwanya nshimire inshuti twahuriye ahangaha, abo twandikiranye, abo twasenganye, abo twavuganye, ari n'abandi tutaravugana, ariko kandi niyesikuza ko ntabwo ari impamvu z'uko nabirengagije, ahubwo tugira imitwaro myinshi cyane y'abantu batandukanye. Ndavuga mu buryo bw'ibyifuzo, kandi natwe tuba dukeneye no kuruhura umubiri, kuko niko Imana yabigennye. So rero turashima Imana ko tugeze hano turi amahoro, Imana iraturinze neza. Yego. Ndumva n'ubundi nkuko channel yacu yitwa Gusenga everyday, ndagira ngo ubanze dusengere. Tugira umuco uko dutangiye ikiganiro turasenga, nuko tugishoje tugasenga, kugira ngo abantu bazumvira ijambo n'ubundi bameze nk'amateraniro yose. Ndagira ngo n'ubundi dutangirize iteraniro ryacu ry'uyu munsi
udusengere usengere n'abantu bazareba iki kiganiro. Imana iturinde, hanyuma nituza no kugisoza amahoro n'ubundi turongera tugusabe udusengere. Karibu. Imana mu izina rikomeye rya Yesu, kubw'imbaraga z'umwuka wera, ndasabye ngo uyu mwanya imyuka yose ya Satani itsindwe hano kuri iyi cano. Nanije izi mbaraga zirwanya abitorero, nanije umwuka uwo ari wo wose wakagambane ka Satani ku bakozi bawe, ku bana bawe, aho bari hose. Ijambo ribohora ribabeho, imbaraga zikomeye zibabeho. Bana natwe dutangiye umwuka wera nk'umufasha atubera umuyobozi, n'abari twebwe ahubwo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Imirimo ikomeye y'Imana igaragarire muri twebwe, kuko turiho nk'ibikoresho byawe, kandi turiho kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Abemera babatizwe bazakizwa, utemera ngo azacibwaho iteka. Hari ibimenyetso bizagendana natwe byakomeje kugendana n'abasogokuruza. Ibyo bimenyetso ndabihamagaye ku muntu uri muri Amerika, ku muntu uri muri Europe, ku muntu uri mu bihugu, ku migabane itandukanye. Haboneka ikiganza cyawe cy'ibitangaza mu izina rikomeye rya Yesu, amen. Ni karibu Muhanuzi. Ndagira ngo mu minsi yashize hari ubuhanuzi bwinshi wagiye uhanura, ndetse ahangaha ntago wenda ngira ngo mbwira abantu yuko kubera yuko hari ibintu byinshi uhanura bikaba, kera bajyaga bavuga ngo hari, ndabyibuka munuza mu isezerano rya kera, Yesu yajyaga nako Mose yajyaga gukora igitangaza runaka, n'imbaraga nanone zindi zikaza nazo zigakora ibindi. Ariko ikiruta byose nuko inkoni ya Mose yamize izindi zose zari zirahunga, kugira ngo babone yuko hejuru y'imbaraga zimwe haba hari izindi zizirenze. Niyo mpamvu natwe rero, kuko ntabwo twizera twebwe mu bupfumu, twizerera mu Mana. Niyo mpamvu hari ubuhanuzi bwinshi wagiye uvuga butandukanye mu gihe cyashize buraba, ndetse no mu minsi yashize numva hari ibintu uheretse guhanura bitandukanye. Tugenda twumva hari mu bihugu bitandukanye ibyagiye bisohora ku bijyanye n'abatinganyi. Hari ibyo wagiye uvugaho, hari amakomenti twagiye twakira mu bijyanye wenda n'abavuga ngo ubutinganyi bumeze gutya na gutya ku isi. Ubwo ndagira ngo wenda wongere uducire muri makeya ku yaba ari kuri ibyo biri kukuvugwaho, ibyo wahanuye runaka biraba, noneho se ibyo byose ushobora gusanga ari amazina batangiye kukwiteho kuvuga ngo kanaka yavuze ibi bintu. Ndagira ngo ducire muri makeya tubwire ngo hirya no hino ku isi se ibiri kuvugwaho ni ibiki mu bijyanye n'ubuhanuzi wahanuye muri no minsi. Icyambere twabanza kubwira abantu nuko nkuko bivuze twavuga ku mbaraga z'Imana. Mu by'ukuri hariho imbaraga zitandukanye, iz'abantu, iz'amafaranga, iz'abapfumu, n'izindi mbaraga tutarondoye. Ariko hejuru y'izo mbaraga zose n'amami yose hari imbaraga z'Imana. Ikikwereka ko hari imbaraga z'Imana nuko uyu munsi wa none, mbere y'imyaka 2000 itambutse, nta muntu wari uriho icyo gihe ukiriho. Ibyo birasobanuye ngo nta muntu n'umwe ushobora kumara imyaka 200. Ibyo byonyine byerekana ko Imana iriho kandi ifite uko yateguye ubuzima bw'ikiremwa muntu kugeza kivuye mu isi. So bivuze iki rero? Biravuze ngo twe turiho kugira ngo tuburire abantu bategure inyuma y'ubu buzima, bategure ubundi buzima bw'ahazaza. Ibyo tubivuga tubibwirijwe n'umwuka w'Imana, kuko mukuri hari umuntu kubaza ngo ese ubwo buzima hari uwabugiyemo aragaruka. Mu by'ukuri twumva ubuhamya butandukanye bw'abagiye muri za koma, hanyuma bakava muri koma bavuga ngo tubonye ibi n'ibi n'ibi. Ngewe ririya yerekwa ndaryemera, ndi muri bake bemera ko umuntu ashobora gupfa yarangiza Imana ikomusubiza ubuzima yarapfuye, yarari muri bomboni. Ariko kandi muri uko gupfa kwe, muri uko kubura umwuka kwe, Imana ishobora kumusuramo ikamuha ubutumwa bwo kuburira isi. Kubera iki ishobora guca muri iyo nzira? Nuko kugeza kuri izi saha kubwira umuntu uhumeka ngo kora gutya, cyane cyane iyo ari Imana ivuga ngo kora gutya, ubushake bw'Imana benshi bakunda kuvuga ngo burasharira cyangwa se buragorana, kubera ko Imana ibyitubuza mu isi y'umubiri
ni ibintu biryoheye umubiri uyu twambaye kuko uribaza Imana iragusaba kwiriza ubusa no gusenga utabuze ibiryo ariko iyiriza ubusa kubera iki hari umuntu wundi w'imbere uwo w'ubugingo uzabona Imana Yesu abashaka ngo nawe abyibuhe mu buryo bw'umwuka urumva icyo nyine ubwacyo niyo tutajya kure kiragoye hanyuma Yesu akadusaba kwirinda kuba basinzi kwirinda ibikorwa bitandukanye binezeza cyangwa se bitura umuntu mu rwobo rw'ibindi bintu ingero ni nyinshi hari abarara mu mabuwate ngewe ndi muri bake bacitse kurara muri buwate Imana ifite aho inkuye ni ubuhamya burebure tuzabutanga ariko kandi iyo nabyinaga kugeza mu gitondo numvaga ari bwo buzima ariko kandi nkijijwe nza kumenya ko nari umupfu nari umurambo n'amasaza atumuka mu isi y'umwuka mu kuri rero icyo turi kubwira abantu ku kibazo warumbajije abantu ntibamenye ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima abe abakora ibikorwa bitandukanye bibanezeza nababwira iki ariko batekereze ejo hazaza habo batekereze ko nta muntu uzatura ku isi imyaka 180 imyaka 150 babitekerezeho neza aba ari ubuzima bwe avuge ngese Imana yandemye niba atanayemera byibuze nanatekereze ngo reka nimagine kwibaho usibye kwiriho ubwo mvuze ku ruhande rw'utayemera ari bw'Imana biraza gutuma hazajya habaho ibiza bitandukanye harimo nk'inkongi zitari ngombwa kuko abantu bizereye mu butunzi ubwo butunzi bwabo bukaba bwabamo inkongi kugira ngo bamenye ko nibyo biratana Uwiteka ari we wabitanze hanyuma tuvuga ko mu mihanda itandukanye ni ku isi ntabwo ari mu gihugu cyacu ni ku isi muri rusange ubwo abantu bajye bakurikira televiziyo mpuzamahanga zitandukanye kandi ntekereza ko ababikurikira bamwe muzajya mubona mukibona ibyo rero mumenye ngo ese dukwiriye kwitwara gute hanyuma uburakari bw'Imana rero iyo buje ngira ngo abi Sodomu ni Gomora yabarimbuje umwuzure hanyuma imaze kubarimbuza umwuzure nyuma ivuga ko itazongera kurimbuza amazi ubu umuriro w'iteka uzabaho hanyuma nubwo uzabaho muri Maraki harabivuga ngo hazabaho umunsi uzatwika nk'itanura ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi bazaba iki ibishingo rero turiho ngo tuburire abantu bareke gukongeza uburakari bw'Imana ikindi abantu bandika banyandikira muvuga ariko nkawe iryo terabwoba bene data je ntawe ndiwe ntacyo ndicyo rwose ndi igikoresho nditiyo ndamazi ameneka ariko kandi nemeye kuba igikoresho cy'Imana mu gihe giheruka nk'iki ngiki ibyo abandi batinye kuvuga Yesu naramwemereye ngo abinkoresha ariko kandi simbyumvamo ikosa mu ruhande rwanjye kuburira isi ahubwo nabyumvagamo nk'umugisha ariko kubw'igitwikirizo Satani yabatwikirije imiburo y'Imana ntimuyishaka agakiza ka Kristo ntimugashaka bingene data natangaye aho sigaye mpamagarwa n'abantu batandukanye mu madini atandukanye y'Abayisilamu bavuga ati mukozi w'Imana twabonye uri umunyamasengesho dusengere abo sinashyira amazina yabo hanze kuko si ngombwa nabo baba bavuze ati ariko iyi Imana y'Abakristo wagerageza kareba ariko kandi turiho ngo tuburire isi tuburira abantu bamenye imirimo y'Imana Imana yacu ni Imana ivuga kuva ku bw'abasogokuruza kugeza magingo aya kandi ikindi nibisi idashaka ko tuvuga Imana ukwiri nukuri ibi ntabwo ari uguca hirya no hino buri muntu wese ukeneye guhura n'Imana turababwiza ukuri kuko kuza k'Umwana w'umuntu kuzabatungura azaza nk'umujura umuntu ukeneye kuvuga ngo iyo Mana nkeneye guhura nayo mu minsi iri imbere igiye gutambuka kuri buri muntu wese muzahura idatumye umuhanuzi muzahura idatumye umushumba muzahura idatumye umuvugabutumwa yewe nimuhura uzayibwire ngo ndakubonye hanyuma ikindi bene data inshuti z'umusaraba ni mube maso kuko igihe kirarangiye
igihe kirarangiye, agakiza karatwegereye cyane kuruta igihe twizereye, kandi kuza kwa Kristo ntibigitinze. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwari zibugishamo imbaraga. Rero ku by'ubuhanuzi, iyo duhanuye turagenda tugasenga kugira ngo ibyo byago bye kugwira isi. Turacyari mu bihe byo gusenga, n'ubundi mu minsi 3 y'amasengesho. Ntabwo mbivuze nka bimwe by'ubufarisayo, kuko nta nubwo mbivuze ngo hagire ugira icyo abimfashaho, ahubwo mbivuze kugira ngo abera mukanguke, mumenye ko ni igihe cy'intwarane, intwari zarananiwe. Abahinduye benshi gukiranuka mu gihe nk'iki, ni ukuri bazaka nk'inyenyeri. Mugume ku isezerano ry'amaraso, kabone nubwo mwabura ibyo mutunze, muhagarare kukuri kw'ijambo ry'Imana. Mvuze byinshi, ndasa n'umuntu ugiye kure cyane, ariko kandi nagaruka mvuga ko mu ijambo rimwe ibyinshi tubabwira Imana itubwirije iduhase kubivuga. Mu kuri ntabwo turiho ngo dutere isi ubwoba, ahubwo turiho ngo isi imenye uko ikwiriye kwitwara n'abantu bayituyeho. Abantu isi si yombi, abantu tuyituye nitwe twabaye babi. Anyway, rero ni imiburo, kandi tubwira abantu kugira ngo iyo miburo bajye bayumvira mu izina rya Yesu. Wewe wenda navuga ngo nkawe personal ku giti cyawe, izi comment turi kugenda tubona ziri nawe hari wenda izubona, reka mvuge cyane cyane ubundi bajya bavuga ngo ku munyamakuru kuba umuntu yariye imbwa niyo nkuru kuruta yuko imbwa yariye umuntu. Imbwa yariye umuntu nta nkuru ibirimo. Ubwo nanjye icyo mvuga rero, ntago ngiye ubwo reka nirengagize comment ziri positive nyinshi baba bakuhamagaye abisilamu n'iki. Tujye muri comment wenda izubona ziri negative ziza kuri wowe, ibyo zikubwira iki byose, wenda kuko umuntu yasohoye ukuri hanze, kuko na Yesu urabizi yaje avuga ukuri kutemeranywa n'abantu benshi bari bari icyo gihe. Njye nkunda kubwira abantu, nkababwira ni nk'ubu hagize nk'umuntu uzakabwira abantu ko rimwe guteranyaho rimwe atari kabiri, akababwira ko ari rimwe, kandi icyo kintu kikaba ariko kuri. Byazagorana kugira ngo uzafate umwanya wo guca ibitabo byanditswe na Bibiliya zirimo harimo ko rimwe guteranyaho rimwe ari kabiri. Rero nanjye niyo mpamvu ngira ngo nkubaze, wenda we comment ziri kuza nta kintu kiziri guhindura ku giti cyawe, ndagira ngo ukire akantu uvugaho gatoya ku bijyanye n'izo comment ziri negatifu ziri kukuzaho. Ese uri kuzikoraho iki? Uri kuzibona gute? Uri kuzibamo gute? Yesu yaravuze ngo mbatumye mu masega aryana, ngo ariko mugende muri intama. Hari uko intama yitwara imbere y'isega. Hanyuma arababwira ngo kandi mugire ubwenge. Ubwo bwenge si ubwenge bw'inyamaswa muntu, ni ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana rero bumpesha ko umuntu ntukarabyemerewe, kubera ko Yesu yaravuze ngo niba batemye igiti kibisi bakaba bakigenje gutya. Yaramaze gukubitwa inkoni n'imikoba n'ibiki byose, kandi azira ko yabwije abantu kuri. Abwira abigishwa ngo niba bagize gutya igiti kibisi, mwebwe bazabagira gute? Umuntu ashobora kunyita uko ashaka, ashobora kumbwira ibyo ashaka, ariko kandi twebwe ntituriho ngo wenda tubasubize ibijyanye n'ibyo batubwiye. Kuribaza umuhanuzi w'Imana, guhagarara kuri kamera nkajya gusubiza umuntu wambwiye ngo uri nk'iyo waruvuze, nta mbuto mbonamo. Njye ndiho ngo nera imbuto, abazisoroma b'abahanga bazi gusoroma bazisorome, barye bahage bagubwe neza. Ariko urabizi iyo kera iyo umuntu yajyaga guhanura avoka mu giti cya avoka, habagamo n'abanebwe bahugira kwiganirira, kajya avuga ati jewe ndarindira manuke. Kera naciye amapera urayazi. Hari igihe twageraga ku giti cyiza kimeze neza, umuntu akabanza kuva ngo reka manze ni konsatare ngo ndaza kuyarya mu kanya, ngo urabona ukuntu anetse. Noneho hakaba mu ndugiramo agahita yurira gahurutura, akarunda mu mapantaro, agarunda mu mipira, yamanuka. Twagera ahantu wenda kuko twabaga turi n'abana turagiye twanayibye sometimes, turi mu myaka nka 12, 13, 14, ugasanga
twebwe tugiye nyir'igiti yaje nyir'igiti yaje twese tukirukanka ahubwo tugatangira kurwanira amapera na ba bandi bayaciye barunze mu mipira n'amapantaro aho mvuzemo ibintu bikomeye bizimije kuko nicyo gihe tugezemo ubwo rero navuga iki icyo gihe umuntu yabaga yicaye ariko ko se buri iyo mpagera nkahita nurira igiti nanjye nkihanurira hakabamo ubwo wirutse yiruka agahita aruhukira iwabo wamukurikira waga bati ndakomena umutwe nibyo rero Yesu yaciye umugani w'abakobwa 10 aravuga ngo 5 bari abapfu 5 bari abanyabwenge arababwira ngo yabanje kuvuga ijambo rikomeye aravuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 turi kugendana ngo 5 bari abapfu 5 ari abanyabwenge ngo abo bakobwa bose ngo bari barindiriye umukwe ngo ariko umukwe atinze ngo bose barahunikira ariko 5 b'abanyabwenge basinziranye icyo bita amavuta mu matabaza yabo ariko bose bari bagize gute bari basinziriye igihe rero turimo ni igihe cy'umusinziro ariko hari abantu bigendanira amavuta wamubona hari ukavuga ati si baba pasiteri b'abatekamutwe se ariko yifitiye iki amavuta hakaba umuvugabutumwa umeze gutyo akaba umuhanuzi umeze gutyo wifitiye amavuta akaba acecetse akaba atari kuvuga byinshi ariko umukwe aramutse ahamagaye now today yahita azamuka rero ntitwatonganya abantu badutuka kuko niwo murage wabo niba ari byo biraze niwo murage wabo ikindi ntitwahinyuza twebwe abaduhinyuza kuko twe turiho ngo baduhinyure umuhamagaro wanjye ndawuzi isi ntizankunda abisi ntibazankunda ariko Kristo anyemera ibindi byose ni zero nanjye nicyo gituma nandi kuvuga wowe wenda tuvuge n'urugero kugira ngo ubyumve neza tuvuge we hari umuryango ufite hari urugo rwawe hari aho utaha njya nkunda kubona hari nk'umuntu wenda sinajya kumentioninga izina ngo ndivuge tubona ugasanga ni umuntu wo mu cyaro wenda akoze ikintu runaka umuntu amufotoye kuri telefone yamushyira hanze akumva nyine ikintu yavuze nyine abantu bakatangira kugisharinga ku ma WhatsApp kuri social media isi tugezemo murayibona yamara nk'iminsi nkingahe ukabona yabaye icyamamare mu gihugu ukajya kubona ukabona umuntu ufite channel runaka aramutumiye amuhaye ikiganiro uwo muntu agahita icyamamare guhera uwo munsi yamusharinze n'igihe bamuhereye ikiganiro ubuzima bwe ukabona bwahindutse imibereho ye wenda yari umushumba agiye guhita ahinduka wenda umuntu wotsa ihene ukora iki ugasanga nyine hari business agiye guhita akora none ubwo nanjye ndi kuvuga atari mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri bwawe bitewe n'ubuhanuzi umaze iminsi uhandura ndabizi byanze bikunze bitewe na comment hari imihindukire y'ubuzima bwawe wowe ubibamo gute ubibayemo gute muri no minsi muri hangana akenshi iyo ndi kuvuga nkunda kuvuga njya mu mwuka cyane pushinga mu mwuka kuko ahanini niyo nicaye hano ntabwo mbara ko umubiri wanjye hari icyo wamarira isi ahubwo umwuka Imana yashyizemo niwo wagira icyo umarira isi ariko ubwo n'ubundi nta bimanukira ubusa hari uhuguriwemo hano hari ufashemo ibye ku bijyanye rero n'ubuzima busanzwe zanga bikunda kubera batuye mu isi murabizi ko hariho imbaraga ziri kunaniza abakozi b'Imana b'abanyakuri izo mbaraga rero nanjye sindi igiti ntizareka kunaniza ariko mu buryo ziri kunanizamo nanone Imana nayo irimo irandwanirira intambara nziza ntabwo navuga uruhande rw'intege nke ziri kubaho ahubwo n'uruhande rw'imbaraga z'Imana ndi kubona ukuboko kw'Imana biri kugira ingaruka nyinshi icyambere nuko hari aho uhinguka akavuga ati umanurira ibyiza ni wowe akikanga ariko hakabaho nyine kuvuga okay nagarije ni Imana iba yavugagiye muri ngewe ikindi kiri kubaho gikomeye nuko ubona ko abantu bashyigikira abahanuzi b'ukuri ntabwo ari benshi by'ukuri umuntu akeneye gusengerwa guhanurirwa ariko abashyigikira ibyo bintu uwo muhamagaro w'ukuri namaze gusacinga neza n'impamvu abakozi b'Imana bagwa bakava muri izi nyigisho
zivuga ukuri bagakomeza kwivugira iby'amahoro. Nuko abantu ntibakunda ubacyaha, mesaje zibacyaha ntabwo zikenewe cyane, ni bakeya bazikeneye. Umubare munini cyane nukeneye iby'amahoro. Rero ni ukuvuga ngo ingaruka zo zirahari, tutajya muri detaye, ariko iyo mvuze ngo abashyigikira abahanuzi b'ukuri ntabwo ari bo benshi, kuko uyu munsi wa none naje nkahanura ko abantu bagiye muri za Amerika bava mu bihugu byabo za visa, umubare munini n'abansanganiza amamodoka ni benshi, kuko n'uwo uba uhagurukanye ukuri gutya arananizwa n'imbaraga zitandukanye kandi adafite andi maboko amwegura. So rero gusa twahamagariwe kuba mu rugamba. Twebwe nko ku ruhande rwanjye nzakomeza ndwana ishyaka ry'umurimo w'Imana, ndwanirira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umusirikare w'isi apfira igihugu cye akemera kuba amaraso ye yameneka. Rero abarwanirira ubusugire bw'igihugu, nanjye rero ndi umusirikare urwanirira ukuri kw'ijambo ry'Imana, kw'ijambo rya Kristo. Tuzarwana na Satani kugeza ku rwego tugereye aho tugomba kugezwa n'Imana, ariko ndabizi ko Yesu azakomeza kugenda adushyigikira. Yesu nicyo numva nagusubiza. Rero hari ibintu ngenge nkunda kuvuga, usanga Paulo nawe yigeze kuvuga ngo twababibyemo iby'umubiri nako iby'umwuka dushobora kubasaruramo iby'umubiri. Bivuze ngo hari ahantu yageraga wenda mu matorero yagiye yandikira n'ingendo yagiye akora zitandukanye, hari aho yageraga nawe agasanga hari abakristo wenda bameze gutyo, ariko akababwira ngo nubwo ibyo wenda ntabyo mbatse. Bivuze ngo we wenda yashoboraga kugenda n'amaguru uko ashoboye, akagenda mu bwato. Muri iki gihe rero ntabwo hari ikiragiye imodoka ntizabagaho, hagendaga wenda umukiriya yagendaga wenda ku mafarasi amashavari gutyo. Ariko noneho muri iki gihe niba nk'uko warumubwiye uteza akamoto ugeze ahangaha, imoto y'iki gihe niyo faraje, imodoka niyo faraje, telefone kuba wayifatuka wa muntu wumvisheho ubutumwa bwiza. None hari ikintu ngira ngo wenda tugire clear. Muri iki gihe niba ushobora gufata smartphone yawe waguze wenda tuvuge miliyoni, waguze 800, waguze 500, kuko ubutumwa ndabizi ko bugenda bukagera ku bantu bari hanze nabo bagiye bafite wenda mu madolari, akaba afite telefone yaguze 1000, yaguze 500, yaguze 2000, nta mafaranga menshi. Ntago ngiye kuvuga wenda ngo ngereranye umutungo yaguze telefone cyangwa yaguze ibintu atunze, ahubwo nawe bibaze niba uvuga ngo muntu w'Imana, mukozi w'Imana wansengeye, cyangwa numvisha wavuze ikintu numva kiramfashije. Bivuze ngo iyo usengera ahantu runaka bya bindi usanga abantu bafite wenda ama churches atandukanye, wari kugenda ugafata amafaranga ukayatanga wenda mu giseke. Ibi ngibi ariko babyumve, ntago ari uko wenda ndi kugusabira ikintu cyari ndi kuvuga muri rusange. Ni mu bantu nyine umuco uri mu bantu muri iki gihe. No kuvuga ngo niba wumva yuko wafashijwe, fashwa, ariko ureke gufashwa bya bindi nakita bimeze nk'iby'abafarisayo. Fashwa, ariko noneho kuko turi mu gihe cyo kugira ngo wemeze umuntu, ujye kwigisha umuntu, reka kujya kumubwira ngo Yesu agira neza ufite 20 mu mufuka utamuhereza 1000 kirimo. Niba gusengeye nawe icyo kintu ukagereza agaciro, numva wagakwiye byibuza kugira ikintu nawe wigomwa by'umubiri, ukavuga ngo mfite 100, reka muhe 1000. 1000 si kimwe cy'ijana. Niba noneho wenda muri Bibiliya itegeko rivuga ngo 1/10, reka tureke 1/10. Fata 1/100 cy'ibihumbi ufite, uvuge ngo 1000 ntanze, ubundi nawe natanga 1000. Byibuze ejo nujya kubwiriza ahantu runaka, wowe mukozi w'Imana cyangwa se n'abandi bantu, azaba afite tike yo kugerayo. Uzaba uvuze ubutumwa kurenza kera kuba wajya mu muhanda ukagira ikintu uvuga. Numva wenda wa closinga gatoya niba ndabona uri kwihuta cyane, wenda ukagira nk'ubutumwa wahereza abantu. Singiye kuvuga ngo ubuhanuzi kuko n'ubundi bubaye buhari bari kuba wabutubwiye. Ndagira ngo wenda muri iki gihe binyura kuri experience umaze kugira, cyane cyane navuga muri iki gihe kirenze ukwezi wahanuyemo ibintu, kuri experience umaze kugira, wagira inama yihe abavuga butumwa bagenzi bawe, ariko ndabisurinyaho bukuri, kuko nabibinyoma barahari, n'abaraguzi n'abapfumu bose barahari. Wabagiriye ihe nama ku kuntu bashobora kwitwara
uze no kudusoreza. Imana igumugisha. ya Imana ishimwe cyane, kandi tunashima Imana ko mwatwakiriye. Ngira ngo abantu bari kubibona ko wenda nubwo ndi gukora ikiganiro ndi kugikora nsa n'uwihuta, ariko ntabwo ngiye mu bindi, ni ubwami bw'Imana n'ubundi ifite iteraniro mu kanya ngiye kwigishamo, ifite abantu benshi bantegereje. Hanyuma reka tubwire abakozi b'Imana batandukanye, abakristo, iyo tuvuga ibi ntabwo tubivuga nk'ababwira abantu batizera. Twari tuvuze mu ruhande rw'abizera babona ko inyigisho z'umwuka hari icyo zibamariye, kuko umuntu akora ikimufitiye umumaro. Hari abandi rero bashaka kuvuga ati mwavuze neza, ariko ibi ngibi mucangamo ntabwo ari byo. Ubutumwa bugendana n'ibikorwa. Bibiliya iravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ubwo nagira ngo nshinge inshimangira aho ngaho. Niba wizera Imana ariko uko kwizera kwawe kukaba nta mirimo kwakora mu bakozi b'Imana, ni mu mfubyi, mu bapfakazi, kwizera kwawe kurapfuye. Niba mvuga ubutumwa gutya, nkabwiriza nkahanura, uko guhanura kwanjye kaba nta mirimo, kwizera kwanjye kurapfuye. So rero Imana ikenera abantu bakora, kuko gukora birazura, gukora bibeshaho. Hanyuma abakozi b'Imana batandukanye inama twabagira bukuri ni ukwinjira mu masengesho. Nibwo butumwa numva mbafitiye, nibinjire mu masengesho. Mana, mbega ibirere biri kunaniza bera, mbega ibirere biri kurwanya abakozi b'Imana, inshuti z'umusaraba, abashumba mu gihagaze kuri mukuri. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, mukuri kw'Imana ishobora byose, ni musenga Imana, ni mwinjire mu bihe byo gusenga, kuko Satani aragira ngo ananize n'abahagaze nabo barindagire bagwe mu mwobo nk'abandi bose. Icya kabiri nabagiramo inama, nuko bahagarara gitwara bakavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, kabone nubwo kwabyara ingaruka zitari nziza. Uko kuri kuzageraho kuburane mu gitondo cy'umuzuko. Mbabwira ko isi yatwanga, yadutoteza, yatujugunya, yaduhemukira, ariko mwitegure ko hanyuma y'ubuzima tuzagaruka gucira imanza abari mu isi. Ukubwira none nabi nadakizwa, nyuma y'ubu buzima tuzongera guhurira mu bundi buzima. Ubwo rero mwitwitotomba, ni mubane n'Imana, murwane gitwari mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana, dukonfirima, dusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze abera. Hanyuma dusenga Imana, ndagira ngo tubwire abantu ko batubona mbere yuko dusenga, batubona kuri 07 802 898 885, 07 802 898 watwandikira, watuhamagara. Ariko kandi nibura uyibonye ubu tuvugana, hari abandi bantu baba baragutanze ku murongo, uba ugomba kwihangana kugeza igihe tuzagusubiriza bitewe n'ibyo watwandikiye, nuko dufasha abantu ku murongo bitewe nuko baba bakurikiranye. Ngira ngo umunyamakuru twasenga Imana. Mana, mu izina rikomeye rya Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera, ndohereza imbaraga zikomeye, ndohereza ubutware buhambaye mu bihugu bitandukanye, ndasunikayo imbaraga z'umwuka wera. Reka feva y'Imana ibe ku banyetorero, umuntu uri muri Amerika, umuntu uri muri Europe, umuntu uri mu Busuwisi, umuntu uri mu bihugu by'Abarabu. Ndohereza imbaraga zikiza, ndohereza imbaraga zibohora, ndohereza umwuka w'imbaraga zihambura abandi aho bahambiriye. Ndategeka mu butware mpabwa n'ijambo ry'Imana, imyuka mibihunge, imbaraga z'aba adosti ano, imbaraga z'abafrimason zifashe mpiri, imbaraga z'aba eliminati zifashe mpiri. Ndananiza imyuka inaniza abera, dirise eganmo mu izina rya Yesu. Imyuka yose itsindwe, imbaraga zose zinanirwe,
ubwami bw'umwijima bunanirwe, ibitavuga Imana biceceke, imbaraga zidakorera Imana zituze, ubwami bw'Imana buzamurwe, ibendera rya Kristo ryamamazwe mu bihugu byose, abera bose bahabwa ijwi ry'Imana kandi bumve kunesha kw'Imana. Ndasenze mu mbaraga z'umwuka wera, ndasenze mu bubasha mpabwa n'ijambo ry'Imana, ndamenagura ibicaniro bya Bali, ndamenagura imbaraga z'umwijima mu izina rya Yesu. Bohora ababoshye, hishura ibihishwe, tesha agaciro imyuka y'abadayimoni. Dukomye mu nkokora ibitero byazamutse kurwanya itorero, turabinanije, tubisubije ikuzimu mu izina rikomeye ry'umwami Yesu Kristo. Mba distant accord eno shala bini henistan. Ndakumva Yesu alo diripose eno. Uhimbazwe kuko urwaniriye abera, uhimbazwe kuko uduhaye inkomezi, uhimbazwe kuko uhagurukije abakozi, uhimbazwe kuko abari baryamye babyutse, uhimbazwe kuko uduhaye ibyiringiro bya none n'ibyejo mu izina ry'umwami Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.